ireba bashinja Karenzi menya ko imushinja bituzanira umugisha akomeze bayimushinje ayice rwose so oya byo sinzi ukuntu nabivuga nabonye poste zanyu ariko jye sinazikunze zanditse ko tutazi gutaginzemo kambiyame rwose ko tutagutaginze hari ubwo wabonye wowe ntacyo cyane ntabwo biriya bintu abijyamo rwose pe mu myemerere yanjye mu myemerere yanjye agakunda umuntu ibyo umushinga gupostinga ngo Karenzi oya reka nkubwire nemera ko iyo wisize perfume iri class ihenze umusirimu y'umuciye harayumva ntabwo bisaba kumubwira ngo nisize perfume sibyo uritambukira ukagenda warasigara byumva ngo waroroshye nubwo nyine aroroshye reka tugusubize narangiza nta kibazo natwe nanjye ndagusubiza kuko iyo ubikoze hazamo niho hagarura zate urumva bya bitutsi wa mujinya oya umukunzi wa Rayon Sport igihe n'ukuri kuzamwereka igihari si ngombwa ko wagira ubyitirirwa ko wagira ugira ute oya iyo gihagaze mu kuri kw'ibyo nemera ngo uhagararamo gutyo ukantuka igihe kiragera ukabona ukuri si ngombwa ngo Rayon Sport iyobowe nabi ikeneye kuyoborwa neza bigatwara imyaka ukavuga ko ari inyungu zanjye ngo sinzi ngo abahari ntibagura abakinnyi banjye sinzi n'ibiki ukavuga ibintu Sadata akavaho akaza Jean Fidel akavaho akaza Tadeo akavaho ari ukavuga uti njyewe uri mu murongo mwiza ubona uko muzi azubaka Rayon ikomeye narabyanditse rero yatsinzwe ibitego bine niyo twitameruka gukora nyuma y'igihe kirekire iriya tweet oya yafashe umwanya uhagije akajya anasiga igitsindwa na aperi igati kuri zari hirari bine umunani wafashe risk ugashyira fate twita nanditse icyo gihe ko nyuma y'ibitego bine wafashe risk ugashyira ugakora post yo gukomfortinga abari no gushyigikira President Abdallah muri rari rigoye ko ari ubizi ko uzatukwa ko bigaragara ko wabayibuye wabaye icyuma bitutsi ntacyo bikigutwara ufite ikihe kibazo kuba na postinga boss wanjye kuri Instagram yanjye na status ya WhatsApp yanjye oya ariko si ntabwo ubwo ni uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga kwishyira ukizana kwa buri munyarwanda ubwo n'aba discipline bose babakura discipline bishobora gufatwa nk'igitekerezo cye none se twamureye sibyo ntumureye bibona gutyo discipline ariko iyo bikozwe na Rikari na Lorenzo yavuze ngo oya discipline yavuze ngo ariko se iyo reyo wihimba reka tubisome ko atabisibye se atabisibye biba biriho discipline nigena umwana w'igitwe wi mu ruhango ati mutabare SKFM mirimbuye reyo ashyiraho tuyemoje two guseka ati na n'ubu nabuzunsubiza iki kibazo ko iyo abakinnyi batsinzwe byitwa ba Sam Karenzi na SKFM iyo batsinze baba bande iyo babonye abareyo twarahumutse sha murenzi wacu ntiyadutenguha RGB turindi cyitwa amatora n'igisa nayo murenzi arahagije icyo bisobanura urabyumva Rayon Sport iyo Rikawu yatsinze ko bitavuga ko kwa mbere ari uwa Karenzi iyo Rikawu atsinze abo wandi ko bitavuga Abdallah ko yashobora kugura abakinnyi ngo 8 b'abanyamahanga ngo abakinnyi ngo 8 mu kwa mbere barabatondekaga twatondekaga urutonde rw'abakinnyi ngo b'abanyamahanga ngo benshi ngo ni skandale iyo bakinnye neza iyo Chimanga akinnye neza iyo Beda akinnye neza iyo Rikawu akinnye neza baba bande izo post ntazibona ba credit Meya Abdallah kubwo kubagura ko batiri coding bavuga igisambo igisambo kirimbuye yo kigize ibyo iyo abanyamakuru 10 muri make ariko se kare uzatuma mbikora simwe mu nsebe yabazwe na post twakoze ariko nanjye muvuyeho ari mu mpamvu nsembuye ubundi simba mbirimo ariko uzaperi maze gutsinda Rayon ibitego bine kuri kimasi nagiye no kuri stade njye nawe urebeye kuri televiziyo ariko rero bavuze ati ahareye ariko WhatsApp yaruzuye Instagram iruzura mwishereyo mugize gute oya impamvu izo mutuma mwatumye nk'abantu badakwiriye badufataho ijambo harimo nabonye ntashaka kuvuga nkuriya kweri nawe akafata akadufataho ijambo nawe sinamukwiriye ngo hari radiyo ngo irimo yigamba ngo niyo yubatsereye yabyigamye ninde wabyigamye yabivugiye twebwe radio yigamba
radiyo yigamba radiyo se igura abakinnyi oya abantu bafite ikimwaro radiyo zifite bije yo kugura abakinnyi radiyo igira ikipe abantu bafite hari ikipe yitwa SKFC yewe ubwanjye naravuze ngo Rayon Sport iguye mu mutego ukomeye Rayon Sport byari bigoye byasaga n'umutego gukina match enye zikurikiranye